nongere mbasuhuze nshuti abakurikira Urujijo Imfura TV. Uyu munsi ndashaka ngo dusome muri Matayo igice cya 4 umurongo, turahera ku murongo wa mbere tuzamure tugere kuri 11. Iri jambo narisomye rinkora ku mutima, numva neza ko ari ngombwa ko naribasangiza mwebwe mwese, kuko hari igihe akenshi na kenshi abantu usanga turi kugeragezwa, ugasanga turacika intege, ugasanga nta byiringiro dufite, ariko nyamara mu by'ukuri iri jambo rishobora kutugaruramo imbaraga, rishobora kudusubizamo icyizere, rishobora no kudusubizamo imbaraga koko zishyitse zinahamye. Hano haravuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Urumva ko byanga bikunda natwe nk'abantu uko turi ku isi tugomba kubaho tugeragezwa, tugomba kubaho hari ibibi duhura nabyo n'ibyiza tugahura nabyo. Na Yesu ubwo urumva hano ngo yajyanywe n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 abona gusonza. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Ngo umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Ngo aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba waburaye, cyangwa se wabwiriwe, cyangwa se utari gutekereza ahantu ushobora gukura ibibasha gutunga umubiri wawe, ariko urumvira ijambo rigomba kukugarura icyizere, rigatuma wumva yuko nawe byanga bikunda hari ukwitayeho, hari uguhora hafi, ku buryo udashobora kumva ko ucitse intege burundu, kubera ko ijambo riravuga ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ngo maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ngo umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Ni ukuvuga ngo urumva byanga bikunda, ahangaha haravuga ngo genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ni ukuvuga ngo hari igihe mu by'ukuri Satani atugerageza, akatugerageresha ibintu azi neza yuko dukeneye, akavuga ngo byibura nitubibona turahita twirengagiza Uwiteka, none haba ari we dukurikira. Ariko Yesu hano aratwereka neza yuko twagakwiriye kumuhunga, tukavuga ngo genda Satani. Hari igihe rero tuba twahuye n'ibitugerageza bikomeye, ariko nta mpamvu yo kugira ngo ducike intege, nta n'impamvu yo kugira ngo twihebe, kuko Uwiteka arahari kandi aratuzi. Hano ngo Yesu aramusubiza ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka
Imana yawe aba ariyo yonyine ukorera. Mu by'ukuri nkatwe nk'abantu nitubasha guharira umutima wacu wose tukawuharira Uwiteka, tukamwiyegurira, tukamukorera ibyo ashaka, tugakora neza, tukagira urukundo, nta kintu kizatuma atatwitaho, nta kintu kizatuma ataduhereza ibyiza byose twifuza. Hano 11 aravuga ngo umwanzi aherako aramureka, ngo maze haza abamarayika baramukorera. Byanga bikunda nitwita ku Uwiteka, tukamuha umutima wacu wose, tukamukunda, tukamukorera, azatwoherereza abamarayika natwe badukorere. Nshuti abakurikira Urujijo Imfura TV, reka wenda hano mbe ncumbikiye ahangaha, noneho ubutaha n'ubundi tuzakomeza dukomeza gusoma n'ijambo ry'Imana n'ahandi. Murakoze. Yesu abahe umugisha.